amakuru twagiye tubona nuko yatubwira ngo umwarimu z'ubwenge kurusha abandi yakubiswe azira ibyazi. Wabihuza? Kuvuga kuriya byo ibyo nabyo ni ukuri. Hari amakuru avuga yuko wari wasinze. Bagukubita iki? Wari wasinze? Wari wanyweye? Byo byagenze gute? Mu myaka mfite imyaka 43. Sinzi ku nzoga nuko zimeze. Sinzi rwose nyine abantu bagenda babivuga bagira batazi umuntu. Yes. Munyemere twinjiye mu kiganiro neza noneho najyaho twumve tutagiciniye iki kiganiro. Tugiye kwinjiramo twumve byagenze gute ku cyuno mwarimu bamukubise ahani ku Tara TV nimero bwamba dukurikiranye kandi subscribe twe twibanira ukandi ukasugira kandi utaka commentaire. Turagukunda cyane. Reka tutangire na gutya twumve. Turakwakiriye kuri Tara TV na none nk'ibisanzwe. Muraza kutwihanganira tubahamagaye cyangwa se tubatumiye tutabateguje. Twarimo dukora inkuru ijyanye n'ibitagenda neza. Maze kwihangana gutanga titiri imeze gutyo kubera yuko niko twabibonye twebwe wenda tugiye kwiganira gakeya mu dumwanya muto tuzize kubivugaho kugira abadukurikiye bamenye ukuri kwabyo. Tumaze iminsi turi kuri social media zitandukanye. Wenda n'abandi bagiye babikurikirana cyangwa se bidukurikirana n'abagukurikirana n'abakurikirana abandi bitandukanye. Bagiye babona ibintu byinshi cyane kuri social media aho bigaragara ko wari usa nk'umuntu wakubiswe cyangwa hondaguwe ku rwego hejuru. N'ifoto hano tukwishiraho biri kugaragara. Cyagiye biza gusobanura abanyarwanda ni iki kibazo. Ubundi tugaruka urabatangira wibwira abanyarwanda cyangwa se abantu bakurikiranye mu mvukiro cy'ikinyarwanda bitewe n'ahantu ari kuko turebwa n'abantu bari ku mpera z'isi zitandukanye. Numara kubibwira noneho tugaruka mu kiganiro cyacu neza. Murakoze kumva ijambo kugira nibwire abadukunda n'abakurikirana televiziyo ya Tara TV mu Rwanda. Murakoze nitwa Dr. Innocent Hakizimana muri kaminuza zitandukanye z'Uburayi. Nkorera mu karere ka Nyabihu umwuga w'uburezi mu mashuri nigisha mu mashuri yisumbuye. Nkaba mfite abana bane ariko buno nta mudamu mfite usibye yuko ndimo guteganya gushaka undi mudamu kuko nari mfite ntakiriho. Ibindi nkaba ntuye Nyabihu ntara y'Iburengerazuba. Nkaba narigeze gutanga kandidatire ku mwanya wo kuyobora u Rwanda nk'umukandida wigenga ariko ntinaza kuzuza ibisabwa neza. Ni ukuvuga rero ibyo kuba naratinyutse byagiye bingiraho ingaruka murabyumva mu ahantu uvuka. Burya abantu benshi bakunze kuvuga hari abantu batihanganira ibintu byiza batishimira n'icyiza ku muntu. Naje kwibasirwa n'inzego z'ubugenzacyaha mu murenge wa Jenda. Nibasirwa n'umugenzacyaha akajya agenda afatanya n'ab'umuryango wanjye agenda ahimbira n'ibyaha. Naje kujya no muri gereza mara mu kwezi mfungiwe ku karere ka Nyabihu. Warafunzwe naho warafunzwe? Narafunzwe ukwezi kose. Dutara ino nkuru rero amakuru twagiye tubona nuko yatubwira ngo umwarimu z'ubwenge kurusha abandi yakubiswe azira ibyazi. Wabihuza? Kuvuga kuriya byo ibyo nabyo ni ukuri. Kuba nagize ikibazo muri famiye aho nagiye mvuka muri famiye ikize yari ifite ibintu yishoboye mu karere ka Nyabihu aho umukecuru yari afite ikigo cy'amashuri cyitwaga Collège Chrétien de Birunga Kusedi mu magambo amwe. Ikigo kiza kucyamburwa kubera mu gihe cy'umutekano muke twaje kuburamo abantu mu muryango bagera mu 10 baba barimo n'uwayoboraga icyo kigo kiza kujyanwa n'idini ryakoreragamo. Ubwo hari ryari wenda byatumye 1997 mu gihe cy'umutekano muke. Kuvuga yaje kugenda kuzakomeza ikigo tucakwa kuva 2007 kugeza 2020
sibwo ninjiye mu rukiko ndakiburana ndagitsindira ikigo rwose ziza kugiheshwa zihawe nibwo umukecuru yari ari ku isi aza kwitaba Imana atarabona ibyangombwa mu karere ka Nyabihu. Ikigo aza kukinyandika nibwo nacizemo n'ikigo cy'amashuri cyitwaga GS Paradise Place kuko nize muntu ujijutse muri uwo muryango. Abandi ni abacuruzi bafite amamodoka bafite amafaranga ariko ntibigeze barangiza amashuri atandatu yisumbuye. Ni ukuvuga rero umugenzacyaha yaje kwinjira muri abo bavandimwe baje akajya bereka uburyo yahimbira umuntu icyaha kikamufungisha yitwaje ububasha afite wize amategeko muri University of Rwanda. Akagenda ahimba muri branch y'Ibutare akavuga ati njyewe nahimbira umuntu icyaha akamanuka Nyakiriba agakora imyaka 10 azira akarengane, namwe mukaba mubyaza umusaruro uwo mutungo. Kubera ko byaje kugera nyuma nashyizemo ikigo cy'amashuri covid itangiye nahemberwaga AD mu karere ka Rubavu kandi nkorera kuri lisansi nsubira mu bizame nibwo naje gutsinda ibizame kuwa mbere ku rwego rw'igihugu nerekezwa mu karere ka Rusizi. Ariko mu kugerayo kumva nani mu murenge wa Butare kuri GS Nyabitimbo niho nigisha ururimi rw'igifaransa n'icyongereza. Nibwo naje kuhakora imyaka 2 nza kubirinduka nza mu karere ka Nyabihu. Nibwo rero abavandimwe ubu twatugize aho tubonana fasa kurebana neza nibwo uwo mutungo umukecuru yaje kwitaba Imana. Ndimo kubivuga ko natsindiye icyo kigo ubwo butaka bwose buri kuri hegitari burimo ibyumba 37. Nibwo n'abavandimwe bamenye ko nahatsindiye. Nibwo haje umuntu w'uruganda rw'inzoga yitwaye Nyamani Zabaye Emmanuel aza gukoreramo. Akoreyemo tuza kumvikana yuko mu myaka agiye gukoreramo imyaka 10 agomba icyo gihe yari yanyemereye kukumva miliyoni zigera muri 60 akaba ari gukoreramo ku konti. Bakimara kubyumva n'abavandimwe babisinyiye nibwo batangiye kwegera uwo Zabaye Pasiyo ukora mu murenge wa Shendaribu yanze no guhindura kubera inyungu bifitemo kukatuye Kigali kinzi ko umuntu yakorera abaturage nabi umuntu agatabaza ku rwego rw'igihugu ntibamuhindure. Nibwo yaje kubigisha ingingo no guhimba ibyaha baza kuhimbira ngo naragiye ngo ntera amabuye saa 6 z'ijoro ku baturanyi kandi duhuye ntacyo nateye ngo mena ibirahure nta kirahure cyamenetse ku izo nzu bacinjaga. N'ubutabera bwo mu karere ka Nyabihu nabwo burakemanwa. Ubutabera buri mu karere ka Nyabihu kubera ari akarere gafite gakize gahinga ibirayi n'ibiki niba ari ikibazo kibamara uko urukiko wenda ruyobowe n'umudamu simbizi abakungirizwa n'abagabo usanga nta rubanza ushobora kunyuzamo uri umukene ngo urutsinde. Abakire bavuguza abantu imitungo bakabatsinda ukumva ngo basanze muri weekend ngo basanze abacamanza wabo. Ukibaza niba umucamanza adashima umushahara ahembwa kubera ko adasezera muri izo nshingano. Wenda aho ngaho wenda winjiye birumvikana n'agahinda niba kuko warakoreye ihohoterwa bikaza gusanga abantu bashinzwe niba bari kukurenganya. Ugaruye inyuma gatoya ibyabaye ryari ni ibyaryari ni ibya kera ni vuba cyane ni vuba ntabwo nukuvuga kuko ndashaka kujya tuze guhuza kuba barakwiswe ukavunagurwa kugwego nkuru nguru tukurembera yacu kuko ni vuba kubiswe noneho ni tariki nakubiswe tariki 23 z'ukwa gatandatu 2025 nivuza nkoresheje rama ibihumbi 80. Na n'ubu imvune ziracana n'ubu imvune ndacyatumaho ayi miti na n'ubu imvune ndacyazifite. Nyuma yo kwivuza waba waragerageje byubuze kuvugana n'inzego zibishinzwe zikagufasha cyangwa zarakuniniye? Ikintu cyantangaje naho umunsi kwitwa n'ahantu naguze na famiye ku kibanza kigeze ku muhanda kigura miliyoni 2 ariko buno kigeze muri miliyoni 20 kuri ibintu by'uri. None cyo wakiguze ryari cyo gihe? Wakiguze ryari?
kugira abanyarwanda kumva cyangwa abandi bakumva bumva ururimi rw'ikinyarwanda bamenye ngo iyi story yo kugira kubitwe yaturutse kuki. icyo kibanza nagiye naguze n'ikibanza umukecuru avuye mu mubiri biba ngombwa ko banga gutanga amafaranga ndayatanga ariko ntacyo nabati mungurisha ikintu cye sibyo mu mitungo yari afite asize myinshi nubwo naje yandi amafaranga nyatange kuva mwese mufite amafaranga munayandusha mwanze kuyatanga nibwo rero nakiguze miliyoni 2 ariko ibintu bibiza kurira aho kumva ahantu naguze 2023 buno tukaba turi 2025 ahise y'ikicuri 10 rero yakubura nabashaka kuhamvuguza nza kubatsinda batsinze none batangira gutembeza umuntu ngo bahe miliyoni 25. Abo ngabo n'abavandimwe bawe cyangwa nabo mu muryango hafi nabo n'abafamiliye tugirana ibibazo tuvukana barumuna banje babyara banje duhuriye kuri mukecuru kuko ni waruki nta wundi muntu w'iruhande ngirana nawe ikibazo cyaba kivuye none na leta ugasanga naba niba ari izamo kunyihimuriraho kubera natanze kandidatire nikabyo mbona aho urakwitwa umukuru wa polisi akabibona umukuru wa ribu akabibona ukuvirirana amaraso bakaguha ibipapuro nyuma barangiza bakaba idosiye bakaba bayishinguye batayigize ukabanza gutabaza. Nibyo rwose nibyo bagukubisa bakoresha iki nawe akindegera akakwandikira SMS turashaka kumenya turashaka kumenya bwana Hakizimana Innocent bagukubitiye iki hari amakuru avuga yuko wari wasinze bagukubitiye iki wari wasinze wari wanyweye byageze gute mu myaka mfite imyaka 43 sinzi ku nzoga nuko zimeze sinzi rwose nyine abantu bagenda babivuga bagira batazi umuntu ikintu cyitwa inzoga papa mbyara yarazinyweye kuko yakotwaraga amakamyo aturuka mu za Kenya niyo yagwese ntabwo twamenye irengero rye ni ukuvuga rero njyewe nafashe umwanzuro kuko nabaye ifite imyaka 14 ubucura nawe arangije Butare nubwo adafite akazi yarangije muri agronomi azana diplome ya mbere ni ukuvuga ngo ntabwo ndasoma ku nzoga sinzi niba ari umuharavumba sinzi niba bibiha biryoha wazize iki rero tubwira ikintu wazize kugira ukubitwe inzego zabikoze iki no gukorerwa akarengane kandi ubuyobozi burebera kuko nakubiswe ndi nabanje kujya kuregera umwana amaze gusukamo ibikoresho by'ubwubatsi bishyizemo ibikoresho by'ubwubatsi aho ni mu murenge wa Jenda mu kagari ka Bukinanyana mu mudugudu wa Bugarama mu karere ka Nyabihu sukamo ibikoresho mbisutsemo n'uko sinzi kuntu nari nagiye kuko mfungwa nari ndadefanda masters y'uburezi nayo yo mu Rwanda bisaba ngombwa ko njya kugukora nagiye kudefanda banga tubidumu bari kubitwara bari kubikuramo biri kugwamo n'abavandimwe telefona mudugudu aho twase bakaramatiya sarangara batijyo sinabijyamo bavuze ko ibibazo kubera batanze kandidatire ku rwego rw'igihugu tutagomba kujya mu cyawo. Aha yamwe abyumvishe uyu mwarimu Hakizimana Innocent cyangwa se Innocent Hakizimana ukunda kuvuga ati dogiteri tukikora zino nkuru twabonye nyine ari ibintu birenze cyane cyane ko ubona umuntu nk'uyu nguyu ufite ubona ubudangarwa wagerageje ndi gutaka kandidatire ku rwego kuyobora u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda bikagira ubwo kubitwa kubera yuko wenda hari igitekerezo yatanze cyangwa se hari ibyo yemerewe bye ku giti cyiwe ariko kubera amakimbirane n'umuryango kubitwa akirengagizwa ku rwego nkuru nguru byaduteye rero impungenge tuvuga ngo turaza kurikirana no nkuru tuze kumenya mu by'ukuri ukuri nukuye murabizi kuri social medias nka Twitter ajya tweeting abayobozi bagiye batandukanye ndetse akanavuga yuko rwose yakwiswe azira akarengane twebwe nka TV twashatse kumenya ukuri kugira abantu mukurikirana buri munsi cyangwa se badukurikirana bagiye bamenya ukuri kwimbitse uko bivugiye mwabyumvishe wenda turaza kubagezaho indi part ya kabiri muraza kuva mu by'ukuri ubyo kuno umuntu agenda yikoma abashinzwe
inzego zigiye zitandukanye katuvuge gutyo tuzena no kurebera hamwe. Ahangane kuri Tera TV niba ari ubwa mbere dukurikiranye ukaba wakanda subscribe kandi tuye twibana magano nk'ibi ngibi kandi mufite igitekerezo watwandikira muri comment twazagikoraho tugusaba yuko wakanda like ukasangiza n'abandi n'inkuru zacu kugira bajye baba ba mbere bo kubona cyo kiganiro ubabwire bakana notification nawe wayikwanzeho. Turagukunda cyane ikiganiro cyo ni kigaruka cyane turi kumwe 5 kwa 5 uko iminsi igenda yicuma kandi dushimira abantu bose aho muri kwisi mugenda mudukurikirana mukaduha inkunga zigiye zitandukanye ntabwo twabibagirwa muri agaciro cyane rwose turabakunda cyane. Reka dukomeze n'ikindi kiganiro mukanya.